ndetse babonye ko M23 irimirana urebye neza ubu ikintu kiriho Abdallah no kukiza abaturage ko nahoze mbona n'ubundi nabo bari kugaragaza y'abayobozi burya basharinze inkuru zijyanye no kuba abaturage bamerewe nayo muri Uvira. Ubona ko biba byagezaho bindi bivuga ko igikorwa cyari cyo cyose cyakorwa ubu ngubu cyaba gifite justification. Kuko nahoze mbona rwose nabo bari mu bambere bari gusharinga inkuru zivuga kuri ntuza zivuga kuri kubibera muri Uvira kwa abanyamurenge bahawe iminsi 10 mu bigaragara ukabona ko hari ikintu kigiye guhinduka cyangwa se hari impinduka zigiye kuba kandi iyo iminsi 10 bagomba kuyifata au sérieux kuko batayifata au sérieux bari abantu bashobora gupfatwa. Urebye ibiri kuba muri Uvira cyangwa se ibiri kuba muri bice aho banavuze ko bavuze Masisi bavuga ko byose byinshi biri gutegurirwa muri Uvira. Ni ikibazo wasumye iyo tangazo ubundi tukagenda tukareba ubundi M23 imaze gusura amatangazo angahe asabira avuga kuri ibi bintu bera muri Uvira. Ayo ntago wayabara abantu ubwabo bifitiye fact. Ndavuga ababazarendo bari kwitangira ibimenyetso by'uko bagiye kwica abantu banatangiye kubahiga birirwa babuha ukajya kwiri gusohora amatangazo. L'Alliance Fleuve Congo porte à la connaissance de la communauté nationale et internationale de l'intensification de massacres barbares et systématiques perpétrés par les forces de la coalition. Voilà. Perpétrés par la coalition. Ah bon, qu'est-ce que c'est? L'Alliance Fleuve Congo porte à la connaissance de la communauté nationale. Wegere mikoro yawe ariko birashaka kureba neza de l'intensification ntabwo biri kureba neza tangazo international de l'intensification de massacres barbares urimo uramena amazi neza perpétrés contre des populations civiles innocentes par les forces coalisées du régime de Kinshasa, notamment les FARDC, les FDLR, les milices wazalendo. Kusoma ibintu byose soma kamwe ugenda ugasobanura. Une phrase yose ntago nayihagarika. Les mercenaires étrangers et forces nationales de la défense du Burundi. Ati AFC iramenyesha abaturage b'abakongomani nabo ibihugu byose byo kwisi ndetse n'imiryango mpuzamahanga ko hamaze iminsi hiyongereye ubwicanyi budasanzwe intensification budasanzwe bukorerwa abaturage kandi bigakorwa na regime ya Kinshasa ifatanyije na wazalendo FDLR n'ingabo z'u Burundi ndetse n'abamercenaires. Si l'ensemble urekeraho ngaho tuvuge kuri ako ngaho irimo iravuga ko hari ubwicanyi bwiyongereye kandi ubwicanyi bugomba gukorerwa abande buri gukorerwa abaturage b'abasivili ku baturage b'abasivili hanyuma bupanzwe cyangwa se bukozwe n'ingabo za Kinshasa zifatanyije na wazalendo FDLR na mercenaires ndetse n'ingabo z'u Burundi. Hano rero ngiye nenga M23 cyane pe aho ndabanenga cyane isi kwiri kuvuga ngo FDLR ngirapanga ubwicanyi irimo uruze FDLR ikora iki bundi uko ko reka buretse gatoye. Iyo ni intangiriro yo AFC M23 ivuga gutya ibaza ko abantu benshi bari mu nkambi bahunze nde abantu bamaze imyaka 30 bari mu ki yego oya ahubwo bamaze imyaka 30 ntekereza bagumbye gutangiraho bagomba kuba wenda gutangira bandika ati nkuko mubizi nkuko musanzwe mubizi nta nubwo nkeneye kuko mbanda uko bakwandika uko batangira ibaruwa yawe wowe imabaruwa bamaze gusura muri uyu mwaka avuga ubwicanyi bukorerwa abaturage abantu barayicwa barabibona abantu bararibwa barabibona abantu barafungwa barabibona none se nk'ubu bari kunegosiya ngo abantu bari gufungwa bafunzwe bari Kinshasa abari gutwarwa ubu ngo bajyanwa mu Burundi
bo bigenda bite ni Kinshasa bari kujyayo. yego none bari gutwara ubwo nabo bazongera bongera ko bazanegosiye hari ibintu biba bitumvikana wowe uravuga ngo ufite ubushobozi ko bavuga se Yego. ufite ubushobozi bwo gukiza abantu Ukukererwa- no kubarengera ukererwa abantu bari nuvuga ngo uko intambara itinda niba wananiwe gukiza abaturage barapfa nyine. Yego. FDL nta kiri ibereye hariya ntacyo wazarenda ibereye hariya kuko wazarenda nta yindi training nta yindi etike wazarenda izazana nta yindi discipline wazarenda izazana izabica nyine. Ariko muri ritangazo ho muri ritangazo risa nkaho rigaragaza ko mu by'ukuri ari byo bari basanzwe bakora, ariko ko ubu ngubu ikirengeje ibyari bisanzwe habaye intensification nyine byabaye noneho byarengereye. Reka nkubaze kuva bava Bunagana kuva bava mu birunga ubwicanyi ntibwigeze bujya munsi y'ubwari buri cyangwa bwariyongera. ubu ngubu nibwo buri kwiyongera, ubwicanyi buriyongera abantu bagahunga uko M23 itera intambwe niko abantu bapfa niko abantu biri ku bishoro nyinshi nako abantu banafungwa kandi bagashimutwa. None buri munsi ukajya uhora wandika amatangazo ahubwo ubwira abantu uti turamanutse tuje kubakiza. Ariko uruzi buriya menya byonyine abantu umenya ari kubera ko tutarabarwanya ku rugamba menya ariyo formule yo kurwana buri babyihoreye kwandika twebwe turasoma aya matangazo kandi tugahuza na realite kuko realite bo barakora already bo icyo bakora baremeza realite irahari sibyo bo barimo barayemeza ntago ari rumors turi vuba ntanubwo ari speculation turimo sibyo. None se bategereje iki bamaze kuva Bunagana bavuga ngo communauté nationale na internationale byakoze iki ntibyirirwa communauté internationale nayi nationale ariyo société civile yo muri Congo ntibirirwa bashinja ko bisha abantu saho. Ubu noneho nkeka ko iri tangazo ishobora kuba rigamije kubwira communauté internationale ngo ntimuducange na bariya ubu tujye kuza tugiye kujyamo nimutubona ahubwo vuga ngo nimutwitiranye na bariya vuga ngo bo bakunde diplomasi kurenza ibindi diplomasi ariko basi ibyo bintu Maxime Provo niba uvuga ko abantu bari gukorerwa jenoside ndetse nkubwira Maxime yarabivuze uravuga ko abantu bari kwicwa bahereye ku bwoko sibyo abandi bari gukora campaign zo kubamaraho ku mugaragaro. Ubundi niba uvuze ngo abantu bari gukorerwa jenoside nta n'ibindi bintu ukwiye kubureba nta n'ukwiye gusaba uruhushya. None se wazarindi babyivugira wazarindi iravuga nahoze mbona abayobozi bose bo muri M23 n'abandi bantu bose bapostinga ntuza ibyawa muzarindi bavuga ko ngo abantu batagomba kujya ku ishuri ngo ahubwo bazabateramo ibibombe bakabaza ati nitubasanga mu ishuri tugenze gute tutabawuwa. Already hari evidence na fact z'ibikorwa byabo bakoze hari n'ibyo bari kuvuga bagiye gukora kandi abangaba bivuze barabikora kandi baba bari kukurangira ngo turi ahangaha tugiye gukora ibi bakabikora kandi nk'ubu ngubu barimo bashyiraho abanyamurenge bo muri Uvira bababeshyira ngo bari bambaye ama-uniform sibyo icyo cyonyine ubwabyo barimo barashakira ibyaha ngo bari abapasiteri ngo bari abantu bavuga abantu ngo abarimu. hari umusaza yakoraga yari charge provinciale wa pêche na agriculture muri Sud Kivu. Noneho FCM turi hafashe ntibamuha akazi aravuga ati reka ngiye kugasaba ubundi ko province yimukiye Uvira reka ngiye kubabwira bampereze poste yanjye. Ahageze bati wowe uje gukora cyangwa nje mu mirimo yanjye M23 ira gutuma warangiza uko wanguje mu mirimo. Mu bantu bagaragaye mu basirikare ngo bafatiwe ngo abanyarwanda baje yabaye president mo hariya i Kinshasa muri bahungu mu bantu batandatu nawe yararimo. Ibi rero ni ikibazo usibye ko n'uwo nawe nta byazeragiyemo ubundi nk'abo ngabo weho abantu rabazi cyimba nibaza harimo n'abafite ubuhumyi wenda umuturage ugize amahirwe abantu barahunze baragusize urashoreye ngo ugiye kwaka kazi kandi ari mwene wabo bari yaseba ibyo barabikinamo ni mwene wabo uvuye muri enewe M23 ugomba kubiryora ni mwene wabo ahubwo icyo yakoze none se reka nkubaza kuba yaratinze usibye kugenda ugura amafaranga wenda ukayaha rudaho ukayaha wazarendo wigura hari ikindi ushobora gukora imbere ya wazarendo ndakubwiza ukuri barakubwira ko kuva hano Katogota ugera muri Uvira nibura 150,000 kugira ngo ushobore kubagenda kugira ngo ugereyo iti kigeraho yose nangaye. So urumva ikindi bamwe bo barananyura barabacora bakanyura kuri Plan de Ruzizi hakurya mu Burundi
bakagera muri Uvira. Aba nabo sinzi icyo baba bagiye gushaka, ariko reka twirebera abaturage bari mu bice bituwe biri kumwe na Wazalendo na FARDC na FDLR n'abarundi nizi mbonera ko M23 ikeneye ko abaturage bakora iki. Oya ikeneye ko ubundi reka twibaze, ikeneye ko Wazalendo izamna uwuhe mwuka? Wazalendo n'ubundi yahoze ari Mayimayi zahigaga abantu bavuga ikinyarwanda, yego niho zahigaga barahunga bajya mu buhungiro. FDLR kuva yageramo hariya nta kindi ikora. None se oya reba uriya niyo mpamvu nabwiye ni kaduhere kuri aba bari pota ati turi kuba tunageranje gushaka ibyo kuri ati turi ndagenje ni ati kufata inka z'abaturage n'ihene nizo twaryaga. Oya n'abaturage barabibatekera, ibyo ni ibintu bisanzwe bizwi ni formule yakoreshejwe. Ahubwo dore ikibazo gihari kuri action za FC23 ni yuko yo yahawe igihe iminsi 10 rero igenda ishira, harimaze gushira 3 ngira ngo iniragiye ubwo ni 6 isigaye. No kuvuga ngo iramutse iyo minsi irangiye nta kikoze ibyavuzwe bikaba yabiri complice nayo yabifitemo uruhare. Yego none se ntiyabimenyesheje yarabimenyesheje. Oya amatangazo nge mbona idakwiye no kuyasohora muri iki gihe. Ibyo bintu yarabimenyeshejwe kubera ko ubwabyo ifite ibimenyetso byinshi. Uzajya banze igiye gutanga amatangazo ngo tugiye kuri ibi nibi uribuke ikindi kandi M23 yatanze na ultimatum nayo ubwayo isigaje iminsi ngaye, isigaje iminsi itakizinga 12. Uyu munsi turi kuri 12 isigaje iminsi 3 ultimatum. Noneho yavuze Rokenz ko ariko ubwo ni mu gihe ntekereza ari mu byo gusaka abaturage kureba ko bafite izo FDLR izo za Wazalendo n'abandi bakiri mu baturage. Ariko tukiri kuri itangazo, iri tangazo pe rifite ukuri ku ruhande rumwe, kuko hari nabo ubwo ati muri politike ibi birakenewe, ariko ku rundi ruhande nta nubwo hakenewe itangazo, ubwo hakeneye gukiza abantu. Oya ariko itangazo uko ryari cette fois ci risanga riri correct. Ntabwo ndarisoma. Icyo nshaka kuvuga Wazalendo, abarundi, FDLR, imbonera kure, FNDB, mercenaires n'ubundi ntago ari abantu beza. Uko itangazo ryari ryanditse igice cya mbere ravuga ibintu bisanzwe. Tugiye kuri point kuri paragraph ya kabiri. Paragraph ya kabiri iravuga situation y'uyu munsi. Iravuga ko ahantu hitwa Kibati. Kibati na Kasopo. Kasopo ahitwa Bibwe. Ahitwa Hembe, ahitwa Ruhinzi, muri Masisi. Izo force zifite ziri kugenda zigisha nyine uzaho ngaho abuda hose ni mu matwara ya FDLR. Ziri kwigisha ku buryo bagomba kwica abantu bakabamara extermination, bagasema la terreur, bagatera ubwoba abantu. Gasopo ngaho amaze igihe kinini hari n'ama compromise cyane, hari banarwana baterana ibisasu. Yego Bibwe urabizi ko nejo bundi banahafashe. Yego noneho aho Kibati naho nuko ni bombe ku bombe. Yego ndetse banakorana ama operation, hari igihe kwarisiza na drone, hari igihe vetwa nayijya kubasaka ubango barasakana. No kuvuga ngo na ahantu hari akavuyo ubwicanyi bwo ku rwego rwo hejuru. Ni muri zone danger aho ngaho bavuga ne ha hantu nkaho M23 aho ngaho muri hafi yo za Kasopo. M23 ikiza ka defense course iragakiza iragacyura yaragacyuye. naringize hari naho witwa Kambuzi bivuga ko ashobora kuba yarakomeretsemo na operation ya Cyrus. Naho kandi nanone kwa riso yigeze kuza muri ibyo bice izana drone M23 ikora withdraw. Yego irahunga ariko nyuma isubira yanga hano umukino nubango ibintu bibera muri bigeze aho ngaho. Ubundi nk'umuntu buri harane ukubwira uti hano hantu ni imberenge. Ibintu babira aho ngaho ni hatari. Noneho nkaho uruhinzi utabonerega Wazalendo baza barakubitiwe hari ahantu. Yego ngo M23 nta miyaga iri gushyiramo. Ahubwo ngera ngo kwirundira Uvira uko bakeka wenda ko bari hamwe batateseka nkuko bari Uvira sari musoze Uvira. Yego icyo mvuga nkaho ngaho nyine aho ni muri bice byegera Masisi kare aho uri kuvuga Gasopo na hose na Kibati na hose. Navugaga nyine ku buryo ubirundira Uvira ahari nuko bahunga ibyo bice bya za Gasopo iyo ngiyo. Gasopo bahurira hese
ntuzi ko bavanye abantu abazarendo benshi bakabaruzana Uvira ngo kugira ngo ntago bihura. None se ubwo babakuye Masisi ni muri Nord Kivu, yego Uvira ni muri Sud Kivu, urumva biri buhure se? Yego nuvanga aho ngaho iyo tangazo ibyo bice uvugamo ni Nord Kivu, igice cyegere Masisi na Walikale. Aho rero urabona ko aba bagabo aho ngaho bari, urebye neza basa nkaho basigaye inyuma y'umujyi wa Pinga. Yego so nuvuga ngo M23 niramuka ifashe umujyi wa Pinga kuko birabufata vuba rwose, urebye neza irabasigarana nyuma yayo. Yego noneho nurareba neza abangaba aho bari naho asa nkaho gifashe umujyi wa Pinga, bivuga ko haracyafa ni ukuvuga ngo hasa nkaho akirinze kuko kuvuga ngo urajya gufata Pinga usize aho ngaho inyuma nabwo ntacyo uraba ufite. Ako ntabwo byaba ari ubwa mbere babikoze. Twagiye tubona ahantu bagenda bagafata imbere agati hanyuma Walikale bavuye bate nubwo bakoze withdraw, burya wagize ngo byaraboroheye, ntago byashoboka. Urebye neza uko bari izi ntambara bari kurwana zo nta muntu basiga inyuma buda, nta kice na kimwe bari gusiga inyuma kuko bari gukuramo ibihamba yabarasa cyane. Yego abo bose bari vuga ngo bari Ruhinzi, bano bazarendo baje n'uyu mujenerali Hakiza baje, abangaba bari bavuye Ruhinzi niho nuza mu gihe cyashize bafata Goma, niho nuza yabaga uriya Victor Byiringiro yabaga muri ibyo bice, ubwo headquarters niho bari bazi. Yego niho yabaga. So urumva rero Ruhinzi ntago ari ahantu horoshye, aho hose turivuga buri rashaka kwa cleaninga igakurayo abo bazarendo, bakaba bagira gute, bakaba nabo ba FDL bose rashaka kubirukanamo. Gusinzi nibizaboheza amashyamba Walikale ntibizabafata kuko urabona ko abeshi barimo baraza, barimo baritanga, barimo baramanika amaboko. Kubera ko intambara ziri hari nta mikino, baravuga ko ni kimwe n'intambara ziri ibyo byabaye ejo bundi muri Fizi, aba barundi bakahakubitirwa kugeza ubwo ngo abakomeye M23 na twirwano bagiye bagenda muri vango basizi barabagose, barenga abasirikare bato bari mu kwataka, babanza kujya gushaka bafande, barimo abakoroneri barabita majoro barakubita, naho uwo mujenerali wo kwakutumba bigendeyemo. Vango ngo byababereye isomo rikomeye cyane. So nahanga rero naho urebye neza muri ubona ko Pinga y'ubwayo unushaka kuvuga ko igihe cyose M23 yashaka yirwanira mikayifata, datwimaze igihe kinini bisa nkaho byayigoye. Ntago byayigoye, ahubwo hafi nk'ibyumweru nk'abiri bavuga ko Pinga imere nabi ariko reka irayigose. Yego none se nkuko wavuga uti abavuga bati nk'urugero hatwirwaneho ahantu iri muri Fizi, ishatse ntiyafata, ibashije kubishaka ikabyishyiramo, ntiyafata Fizi na Baraka, ndavuga teritware kuri teritware bira byarinaniye binanira biteze. None se wabona aho gufata ukare hari ntago bari kwa advancinga buda, kubera iki ntago mbizi n'imibare bitari gufata. Urebye neza ntago bari muri offensive, bari bitari gufata muri defensive. Nkeka ko banareba na teritware kwingana yose bakavuga ati ntawayirohaho, kandi bafite abantu bashobora kujya baca impande bakaza gutera ahandi hantu. Ejo nibyo twavugaga na Magarambe ko urebye neza bashobora kuzamanuka bajya gufunga umuhanda ujya Kareme, cyangwa se ahubwo bakamanuka bahita bajya Kareme. Ugiye ntare epfiriya muri Fizi, aba babembe n'abandi bose ari kuvuga ko ngabanyarwanda ni benshi cyane, abanyarwanda avuga ne M23 na twirwano ni benshi cyane ngo bagiye gufata Kareme. Nyine nabo ubwo babwa batashye bari bazi ko bagiye gufata ibice bitandukanye, kandi ureba neza buriya abantu bumvishe ibyo General Makenga yavugaga, yababwira ko nubundi bagiye kwifatira, we yababwije ukuri. Yarabivuze kuko buriya ni nka commanding kubwira abasigaye nta kindi mugomba gukora no gufata bino bice. Yakubivuga ni itegeko. Ni itegeko. Abudara igice cya gatatu rero yavugaga bakondanaga bya bisanzwe. Ukira aho ngaho muri ibyo bice. Yego ibyo bice nubone ko imbe turi bimentioninga ni bice birimo ikintu bita FDLR kuva kera, imazemo imyaka n'imyaka. Ni bice bisaba n'akazi kanini cyane, ariko urebye neza mirwanire no mu buryo bwo gutegura abaturage, ko abaturage baho nabo ubwabo bameze nk'abagize gute, nk'abakora nabo bamaze kubyumvikana. Ahantu FDLR yamaze imyaka hafi 30 se, urumva ntabwo bapfa kugira. Rero urebye aho ngaho uko jye mpabona aho nibyo nakubwira, aho ngaho ushinga igiti kuri Pinga. Yego kandi uhita ugishinga kuri Walikale, kubera ko
aho ngo muri ibyo bice n'ubundi abantu bava pinga bava no muri ibyo bice bamaze iminsi bahungira he bajya za Rubutu, barahunga bari guhungira za Walikale zone na Rubutu. Ni ukuvuga ngo bamaze kubibona ko M23 yamaze kujya gute kubashyira hagati nk'abapinga, abandi irimo irakubita ishorera cyangwa se ijyana igarura aho ishaka. Rero niyo mpamvu babona ko bagize ibyo bice kwandika gutyo biragaragara ko hari ibice bigiye kugenda. Byo nakubwenda kugira ibice biri cible. Yego. Nibyo nakubwenda kugira ngo ntago Walikale ntago M23 izaba muri Masisi idafite Walikale. Ntibishoboka. Ntabwo yahumeka. Ni nkuko ari Bukavu idahumeka neza kubera Uvira. Nkuko Bujumbura itazahumeka neza kubera Uvira. Mpamvu basabwa kumvikana turahagera. Yego. So ibyo byose nibikwereka ko hari ibice igiye gufata jya ku yindi paragraph. Iyo paragraph ya gatatu nyine l'AFC M23 irakondana, iramagana ikamagana ubwicanyi, ibikorwa byo kurya abantu, cannibalisme. Bisome mu Gifaransa na nyuma bongera isone mu Kinyarwanda. L'AFC M23 condamne avec la plus grande fermeté les discours de haine, imvugo z'urwango, ni hate speech. Yego, les traitements inhumains, kuvuga ngo guhohotera, ihohoterwa kuterarwa ry'abantu, les actes de cannibalisme, ibikorwa byo kurya abantu nyine. Yego, les massacres perpétrés, ubwicanyi ndengakamere. Yego, et l'atmosphère de terreur que subissent nos compatriotes. Byibasira nyine abaturage cyangwa se bigira gute bari Uvira ainsi que Beni na Ituri. Beni ndetse na Ituri. Yego, aho ngaho urumva Beni nkaho yongereho kubera Beni uhita wumva uko butemba igiye iri kugenda na Ruberi iragiye. Icyo ni igice cya gatatu. Icya kane rero uretse kugenda urajya hehe? Igice cya gatatu ni icyo ngicyo. Aho ngaho banzo bimbwire neza. Nous dénonçons. Baramentioninze. Yego. Bavuzemo ko hari ibikorwa bikomeye bijyanye n'amadisikuru ya N. Amadisikuru y'urwango. Iyo disikuru de N urumva izi disikuru tumaze twumva umuntu yivuga ati ni ngewe general, abasirikari banjye bategetswe kugenda bagashaka abatutsi barimo abapasiteri ntitubashaka, ongera volume yawe wegera bahaguruke basura ibiro wabo. Ikindi bababwira bavuga ko bagomba gutwara amazu yabo bakagurisha ibintu muri iki gihe muri iyi minsi 10 nka Buvira bahawe ultimatum, bakavuga ati inzu zanyu muzazishyire mu makamyo muzitware iwanyu mu Rwanda cyangwa muzigurisha. Ikindi wibuke ko bamaze igihe bavuga ngo mujye kuvoma iwanyu mu Rwanda. Umuntu akabaho nta mazi adashobora kujya ku mugezi. Byonyine kubizora, kubafata kubatandukanya n'abandi. Abuda bino bintu yo mbwira gufata umuturage ugafata igice runaka bati mujye hariya mwe ni muri n'abantu ni muri iki mugeze. Urumva ubwabyo bituma abantu bashobora kurwana uburenganzira bwabo. So igihe w'ikintu cya mbere mbona rero aho ngaho kuri ibyo bikorwa ivuga, urumva ibintu kubashinjamo ni ibintu binakomeye cyane. Aho ngaho muri iyo paragraph ya gatatu ikavuga ati ibikorwa biri kubera Beni na Ituri. Yego. Kandi igitangaje biri kubera muri Ituri, Uganda iri hariya. Ahubwo Uganda menya yaranabyihoriye noneho kuko ibimaze iminsi biba nta reaction. Uganda nta reaction. Gusa amakuru numvishe ku muntu umwe bahari mu FARDC yavuga ko nabo bari kwibaza impamvu Uganda iri kurasa ADF iyerekeza Ikisangani. Kugira ngo isange kubera iki oya ati kubera iki UPDF ati turi kwibaza urumva FARDC cyarabazingazinge ngo berekeze Uganda. Ako baraje ako ibintu ino ntambara irimo umukino aka karere hatari. Ariko se nawe tubanze tuyize ari wowe winjiye mu gihugu cy'umuntu ukavuga uti ngiyewe nje kuhiga umwanzi wanjye uranga wamuzingazinga umujyani wawe. Oya FDF baba Kongomani bakira ati turi kwibaza impamvu ikurasa ADF yerekeza Kisangani kugira ngo isange nyine kandi negera Kisangani ADF ntabwo izashira muri Kisangani izaguma ari ibintu babumva politike n'ibindi ariko Uganda yo iri muri operation Shuja. So rero ngira ngo yaranahindutse operation Shuja ntabwo igihari cyane ishingiye ku masezerano yabo. Rero ibirimo aho ngaho Budara ibirimo aho ngaho nuko urebye iryo tangazo rivuga M23 izajya Ituri ijye na Beni nyuze he, izajya Ituri ijye na Beni nyuze he
ya Rubero izanyura muri centre ya Rubero. Rubero ubushize suzi ko yari yagereje kuhasunutsa amazuba bakayibwira ati mubyihoreye. Uzanyura muri centre ya Rubero. Rubero ibe Tombe. Izunguruke igende Butembo ibe Tombe. Izamuke ifate Kasindi. Ubundi Kasindi niryo zingiro iramutse kuko yari hafi yari yanyuze za Chavinyonge. Iza kuba yarafashe nka Kasindi byaba byoroshye gukuramo za Butembo no kujya za Beni. Ariko urebye disposition ngubu M23 ifite se ibyo bintu byose ntabwo byaba Uvira itaragwa. Kimwe nuko hose hafatwa kandi Uvira ikaza nyuma. Oya abantu baba bashize. None se ifashe Karimi. Abantu baba bashize. Ifashe Karimi abago projet yo kwicana hari we ndayahagarara. Abantu bahungabana. So urumva iravuga ko igomba kujya Beni ndetse na Ituri. Sibyo? Yego. Ngewe siko ndabona ubwo Butembo iragenda. Mbere. Butembo izabaza Kinshasa. Buriya Butembo ni umwa n'ahantu hamwe hafite icyo bavuze. Ubundi hari ahantu hafite icyo bavuze. Uko ubona Uvira ifite ikivuze. Ariko ejo bakubwira ko n'abandandi bire bafunze amadoka muri Butembo. So nuvuga ngo uko ubona Uvira iri gutuma abantu bavuga. Na Butembo bazavuga. Ariko ngiye Butembo ntabwo nyifurize ko bayigeramo rwose ngo bagende bayivunaguranemo. Ntabwo bayirwandiramo. Kuko siyo barwanya mu miji. Abatembo ntabwo ari beza. Ntabwo ari Abatembo n'abandandi. Nyine kuko Abatembo n'abantu hirya muri Sigikivu abanyabutembo. Nashaka kuvuga gute abanyabutembo ntabwo mu byukuri bakunda kubana n'abandi neza cyane. Ariko nta nubwo bakunda intambara cyane. Ariko barazishoza. Oya baratikura. None zishoza ariko baratikura ariko ibintu byo kurwana ntabwo vraiment bishorashora. Ndetse sponsor wabazana ninde Sinzangi ariko nukwera Simisi yari ministry. So ibyo byose Abdara ariko abubwira ariko jewe nabonye hejo wundi Bodo wavuga ikindandi. Biriya ntago ari uburyo bwo kubabwira ati turakiza ariko uje mu twitegure kuti yari basoza yaguti we ntukizi ikindandi. Oya ntabwo oya gusa buri abantu benshi muri abo bahungu ubona bavuka ingiye barakize bazi ikindandi benshi yarimo babwira mu kindandi baraseka ariko general kukubwira mu kindandi kandi ari hafi yawe yari Rubero muri Kirumba nibaza nziza Kirumba bazi ikindandi cyane. Harimo n'abantu gerega buriya nuko ibintu byaje bibi harimo n'abantu bagiye barongora abagore babandandi. So biriya byose nibigaragaza ko kuvuga ikindandi guhura nabo kuriya no kubabwira ati Butembo turabasuhuza turabaramukije turi hafi turabaramukije turi hafi. Ibyo ni kimwe. Hanyuma itangazo ryabo rikagaragaza ko icyo gice cya Rubero kiza kugenda ndetse na Butembo biri mu nzira uko ntiwajya Ituri utanyuza aho ngaho uzaba kizituri gute se twagiye tukomeze ku gice cya kane ari nacyo cyanyuma kiravuga ati AFC a entendu les cris de détresse de ses compatriotes et rappelle que cette tragédie ne saurait être ignorée plus longtemps. L'Alliance réaffirme son engagement indéfectible à défendre et protéger les populations civiles. Ati Alliance AFC M23 yumvise amarira yakababaro k'abakongomani. Ati kandi irabibutsa yuko iyo situation idashobora kwihanganirwa igihe kinini. Yego ngo yumvisha amarira y'abaturage bayo. Yego ikaba rero bizeza ko batazongera kugira gute kurira. Yego ati ikanabamenyesha yuko umugambi wayo ari uguhora iruhande rw'abaturage b'abasivile kubakiza no kubaproteja nyine. Yego nibyo ivuga ibyo nibyo yasorejeho. yarumvise hantandi iri jambo gahunda yayo nugo kubahora hafi ikabaproteja ikabahuza amarira. Yego proteja rero ngiye ikintu cyambabaje cyane numva ntekereza ku bantu bibuvira cyane kurenza abandi. Niba bakubwiye ko nyuma y'iminsi 10 tuzaba twabamazeho twebwe Batembo twebwe abariyano banyanga twebwe abafurero twebwe ababembe mu minsi 10 turaba twarangije abanyamurenge turaba twarangije abatutsi. None iminsi akabasigaye 6 kandi warabyumvise. Biragenda bite?
so ibi ngibi nyine urumva ko ni ukwizera ko M23 ishobora kuba igiye kuza, ariko njye mbona ko M23 irakina diplomasi cyane kurenza uko ibyo ivuga byo gukiza abaturage ibikora mu bice itarageramo, ku buryo nyuma y'iminsi 10 reka dutegereza buda nta cyakorwa, dutegereze. Ariko ukurikije iryo tangazo uko rimeze, ni itangazo rimeze nk'iryo basohoye benda gufata umujyi wa Goma. Yego, iryo tangazo rero niko naribonye, kuko naryo ryavuga ko yamaze kumva gutaka ko bari mu mujyi wa Goma. Iryo tangazo abantu barifite, sinibuka abantu barifite bariduha, rivuga ko rero buriya abantu bari muri marche bari kugenda bagana position zo gutabara. Ntabwo wagenda wirukanka ugiye mu mujyi, ariko ni kujya ahantu wabona umuntu azamuye umuhoro ukamurasana ku kuboko, acyufashe ku kuboko. Yego, dusoma comments z'abantu duhita tujya no mu bindi bice. Duhereye kuri iyi ya Africa Legacy Office at Morning, turabakunda cyane. Hanyuma yitwa asane kwitonda ngo rifo être professionnel. None se twayuze ngaba habaye iki? Ubona abantu batari professional wajya ujya handi, habaye iki? ngo tuzarimba ngo Uvira na Pinga kugeza tuvuga iki? Nabaza niko ari kuvuga se tuvuga iki? Hanyuma riba nayo mbe tuvuga irahiririmba Uvira ndiko Uvira, twe tuvuga iki? Na leta ubwayo irabivuga. Ahubwo umuntu rwose muri yame niba ari nawe ujuza kwandika ama comment muri, ariko abafite rezo nta reason afite, reka musobanure kumeza rwose nta, reka musobanure rezo buriya buri muntu wese agira tendance avuga nkanjye nturizi nk'uburiya ikipe mfana iyo yatsinzwe sinshaka no kumva amakuru yayo, nabwo atereka da ukuntu bayitsinze ababikunda ko tsindwa babakomeze babyumve. Nawe rero ashobora kumva tuvuga tuti ibintu wenda bimeze gutya akavuga atereka da bari ahubwo ashobora kuba atumva icyo bita amakuru, bari kunkorogoshora amakuru. Ibi bintu ni nama continuité. Yego, nama continuité. Niba basha kumva neza aho ashobora kuba atumva twebwe ntidukora amakuru. Yego, nta nubwo tuyahimba, twe tuvuga amakuru. None se Uvira tuzayivuga uko abazarendo bayirimo barakora, ni naho amakuru ariko abarundi barayakora, bari kuyazana. Yego, rero ibintu byo kuza kuvanga abantu barimba Uvira rwose abantu bivuga no akwirimba rwose ntago ari byo, ntago twe tuhimba. tujye tunumvikana wenda natubwira ati wenda mukora amakosa, mukwiye kuba muvuga Uvira ariko ni muririmba ibi, muvuga ibi nabyo ariko uragaye ibyacu we nta byawuzana. So twagiye ntuza Bajyaningwe Pascal ati amatangazo kuyandika ni ngombwa kugira ngo nibatabara bihabwe agaciro. Aho ubundi wowe mbona utekereza gisivili kurwana intambara isasu si amarushanwa yo kubyina. None se ntekereze nkande, ntago ndi general uyu rwose ngo kurwana ngo ntekereza gisivili nine nta nubwo amashanwa yo kubyina arasuzuguye rero. Bagize ngo aroroshye yize bamujyana yabishobora, bagize ngo umusivile ugiye kurushanwa ryo kubyina wamubwira ngo kazi agiye kuyimo nakazi koroshye. Ntago umuturage ibyo bireba, kuko gutabara umuturage ni inshingano z'umurinzi. Yego, ntago niba FARDC ananiye kurinda umuturage wowe nkayo mbituruka ufite imbunda urakora ikibe kize nyine, bagize nayo kozi yawe, nicyo wahisemo. Hanyuma njye umunyamakuru ndakora accountability. Yego, nicyo ndi gukora rwose, ndi kumwe ndabaza inshingano. Ntago rero umuturage ari uzaza kubyivugira, sibyo? Kuko nibi byose wumva ibi byo kuribwa bavuga byo ibi byose bizba abantu babimenya ko twabitangaje. Yego, rero rwose uramenye nawe nkwiyame utaha ntukongere ubundi umenye ko ndi umusivili, sibyo? Yego, hanyuma Jean Ntaganira ati bonjour Abdallah MK nikora Fulgence ati mwaramutse neza, tubaye haye ikaze tubateze amatwi. Akongera TV turega n'ababyeyi kandi n'abanyamwuga na UN yarabyemeje nubwo igira indimenyesha UN iranabemera ko yaranabatumiye kuva yarabatumiye hariya bakavuga ikumva igatega amatwi. nuko bumvaga bafite icyo bazana bifite ibyo barwana bifite ishingiro. Unarebe ikindi ku biriya ni no gushyira hasi ubutegetsi bwa Kinshasa buda, kuba waragenda ugafata mikoro wenyine ukavuga bo batavuga, badafite naho kuvugira, bagatumirwa ku meza amwe nawe bagakora balance y'ibyo ugiye kuvuga. Ariko nanone kura gutumirwa kwagaragaje yuko bishoboka ko imbere y'ira nteko raporo basa nkaho nabo babonye ko ari akantu kaburamo, bayiciye amazi. Ya equilibre twavugaga ntabwo bayibonaga, babatereka nyirubwite naho nazi
nahabwa umwanya wo kugira icyo avuga. si ariko ubwo ubona ko ari icyo ngicyo ari iki raporo gusa cyonyine. Oya, ni n'uburyo bwo gushyira amazi mu muvinyo wa Kongo. Ni kiri n'uburyo bwo kuzana M23 ku meza meza, kuko ndagira ngo urebye neza Budara ibyavugaga iyi raporo nk'ibinyamakuru byinshi byayisamiye mu kirere bidafashe, nk'ibinyamakuru byo hanze bidafashe balance ya M23, nabwo nkatwe raporo igisohoka habaye amahirwe ndavuga ibinyamakuru bya hafi byagiye Goma muri press conference, n'ibifite abakoresponda hano muri Goma na mu Rwanda bijyayo, babasha kugaragaza side ya M23 uko yatekereza kuri no raporo. So kufata rero M23 ukayijyana muri nama ya UN, inama irimo abakuru b'ibihugu, inama irimo imiryango mpuzamahanga myinshi, irimo n'ibinyamakuru byinshi, so bakabasha kuyivugaho ubwabyo ni credibility bahaye AFC M23. Ikindi bayihaye na visibility Budara, bivuze ngo hariya babaye basobanukiwe, ndavuga babizi, hariho channels nyinshi bakorewe, kuko kujyayo kuriya nk'umutegetsi ntago ujyayo gusa, harimo kuganira n'abo banyamakuru, hari kubaha kuguha mikrofone ukavuga, hari kuganira n'iyo miryango, hari gushaka channels mushobora kujya munyuzamo namwe ibyo mutekereza cyangwa se uko mubyumva, no kubona n'ibiganiro na bamwe mu bantu bagize izo komisiyo, kuko ibyo byose ntabwo ari bo bose babyumvikanye icyarimwe ngo reka ngo AFC M23 ize, ahubwo haba harimo nk'abantu nk'amapiyo nk'abiri cyangwa 3 yensise kandi afite imbaraga, nitutabona AFC M23 hano iyi raporo nta fondomira bifite. Yego, urumva ko abo bantu rero ni abantu bo kwegera bakabumva bakabwira ati mudukorere natwe ubuvugizi. So urebye neza aya matangazo, nubwo tuba tuvuga kuri educationinga afite ishingiro yasohora mu buryo bwa diplomasi, ariko nanone ku bibazo abaturage bafite, ubona ko iyo wazanyemo ikintu cyitwa genocide ukavuga ko iri gukorwa, cyangwa ukavuga ko ikintu cya cannibalism ukazanamo ibintu by'ivanguramoko bya tribalism, njye mbona ko nta mupaka bukwiye kubaho kuvuga ngo urategereza gusa ko abantu ibyo bikorwa, kuko icya mbere cyo njye niyo mpamvu nahere ruguru iyi FNDB, FDLR ndetse na Wazalendo n'aba ba mercenaires, nta numwe twigeze tubona mu myaka inishize muri no ntambara, nta kiza bigeze bakorera abaturage muri no Kivu cyangwa muri Sud Kivu. Ibikorwa byose byabaga kubica. Urugero, mercenaires yashyiraga imbunda hariya ikazohereza mu baturage, bakarasa abaturage ba Mushaki, abaturage ba hano za Nyiragongo, hirya za Rugari, abaturage bahuraga ku ibombe. Iyo drone zije nta kindi zikora, zica abaturage. So niyo mpamvu gishobora kweshoninga nta kiza imwe turitegereje kindi. Kuva mu myaka 4 yaratakaga n'ubundi, ariko coalition ntigeze ihinduka. Yego, stile cyarasa abaturage. Ahubwo wenda M23 twari dusanzwe tuzi, ntabwo rero turi kubona uyu munsi, ubu turi kubona M23 yigengesera cyane mbere yo kujya kuri terrain, kujya ku rugamba guhangana, kavuga ati wenda bari abantu tujya tuvugana batatubonamo nk'abantu b'ibihubutsi, ariko ubundi busanzwe nk'ubu ngubu kuvumva umuntu ngo abantu iminsi 10 ukantugiye kumureba hano ari yose simenase, ni ikibazo. Ubundi M23 tuzi nireba menase ntijya kuyitikura rwose, kuko nka mbere urabona ko ari imbunda zarasaga muri za Mushaki, za Muremure, muri Masisi. M23 niho yajyaga iza kuzisanga mu bigo bya SADC, yego, kazirasa mu bigo bya SADC hano muri Sake nyinshi barashe bazira ibyo bakoraga, barisandazaga. Rero uyu munsi wa none byo ubona ko amatangazo ni irayasohora, kuko ni step ya diplomasi bariho, kuko ubona ko diplomasi yabo iri ku rundi rwego, yamaze kujya ku ntambwe ubona ko ikomeye. Niba banaguhamagara Doha, nuko diplomasi yawe yabashije gukora. Niba ugeze Washington Trump akuvuga, nuko hari intambwe ihari. Niba uyu munsi nta sanction ziri kuza, nuko hari intambwe ihari. Uyu munsi niba ushobora kujya mu nama ya human right, nuko hari intambwe. Muri rusange bavuga ko hari intambwe zatewe kuri diplomasi yayo. Ahubwo twebwe nk'abantu bareba ukibaza ati noneho niki gikwiye kurikira, harakwiye ko abaturage bagira gute bakizwa. So ndibaza ko Abdara inkuru twayivaho tugiye kuri tere. Chris Jenny nawe ndabona yaturamukije, nakomere cyane. Yego, ndibaza ko tugiye kureba ikindi Abdara ibyo twateguye. Gusa icyo wamenya cyo ibi Abazalendo bakoze, batanze impamvu yo gutabara abaturage.
ikibazo iyo mpamvu tukibaza n'ubu munsi iyo mpamvu iri kubahirizwa. Ndashaka kuvuga no kwango bavuze ati twe mu minsi 10 turatwaje ese bagezeyo kimwe no kubungwa ari gupanga kuza gutera Bukavu bavuye Kindu bango banyura muri Kauzi ntuza Bunyakire yego hase bazahanyura buri banyura ariko bazaca hese baragerageza ariko ntabwo uzagira bazaca he. Reka tubareke reka turebe Maxime tugiye kuri Maxime tuvuye tujya muri Fizi. Yego Maxime ngo ashaka kuza mu Rwanda. Nge mbona ko nkuko twe twayivuze urumva niba yari ubutumiye na Francophonie OF sinekeza ko u Rwanda rwagira gute rutamuha umwanya wo kugira gute wo kuba twamwima visa yo kuba yaza mu Rwanda nkuko twavugaga ubushize mu bintu byerekeranye twabivugaga cya gihe Amerika yangeraga visa abahagarariye Palestine mu nama izaba ya Nations Unies mu kwezi kwa 10 yavuze ko itazabahereza visa. Yego noneho tukavuga ko atari amakosa kuko iriya miryango ikora ku buryo abantu bose niyo baba batumvikana na Amerika bahabwa visa kugira ngo bitabire iriya nama baba birengagije wenda umubano baba bafitanye na Amerika. Amerika bikavuga iti ntabyaza. U Rwanda narwo rero ukurikije umubano rufitanye na Belgique muri iyi minsi wenda twakeka ngo rwakwanga kwemerera ubuyobozi bwa Belgique kwinjira muri iyo nama ariko se nta nyungu yabirimo. U Rwanda ntago ntekeza ko rwakora icyo kintu cyo kuvuga ngo ntago winjira mu gihugu cyacu. Ashobora kuza mu bikorwa bya Francophonie bikarangira akagenda kimwe nuko ashobora kuza. Ikindi kandi nuko n'umubano w'u Rwanda na Belgique nubwo wagiyemo igitotsi ntabwo ababirigi babujijwe kuza mu Rwanda. Yego ashobora no kuza no mu Birigi ashobora kuza mu bikorwa bisanzwe ntabwo ababirigi babujijwe kuza mu Rwanda azaza mu nama nk'abandi ahubwo ikigaragara nuko we azaprofita nk'umupoliticier agafungura agakoresha robine ahawe akayibyaza umusaruro. Tubwe n'urugero nahura na Minisitiri w'Abanyamahanga Olivier Nduhungirehe bashobora kuba banagira ibyo baganira. Ikindi buke ko mu gihe cyashize byavuga ko uyu Minisitiri w'Abanyamahanga yigeze gura na Minisitiri w'Abanyamahanga w'u Rwanda muri Qatar mu rugendo rutangaje. Urugendo rwari rutangaje Minisitiri w'Abanyamahanga yari ari Qatar kandi ntabwo we yari atumiwe mu mushyikirano yahari mu biganiro byabihari ariko yasanze yo u Rwanda n'undi nawe udatumiwe muri iyo mishyikirano. Urumva ko rero hari uburyo bwo kuganira kuri ibyo nubwo wenda batagiye babigaragaza ngo bavuge ati twaganiriye ariko biba bihari. Oya nk'ibyo tubona muri politiki ukurikije uko bibona buri nzira buri robine yose ifunguye bayibyaza umusaruro kugira ngo babone amazi yo kunywa. Ikindi kandi guhora bari mu bibazo hagati y'u Rwanda na Belgique ntabwo ari ibibazo bizabaho bitarangira. Ikintu ushobora kuvuga guca bugufi k'Ububirigi u Rwanda ruzagena icyo rukeneye rushyiraho n'intuza rushyiraho na mezire zatuma rudahora ruhondana n'Ububirigi cyangwa Ububirigi buhora bukorosinga muri intuza muri eneo z'u Rwanda. N'u Rwanda ruzagabanya amakarihe ahubwo nta Rwanda rurakarishye kuruza ntayerogira ntayerogira ahubwo u Rwanda rurakarishye ahubwo rukwiye kubirukana Ububirigi burundu. Oya Ububirigi bwaraduhemukiye. Iyo uvuze burundu buvuze ngo iki ugende rwose ntawe ukeneye Ububirigi wapi u Rwanda rurakarishye ubu ngo Ububirigi ni bugaragaza ko bugize donc no kuvuga ngo imibaniro y'ibihugu umunsi ishobora gushushanywa hakurikijwe ibikenewe uyu munsi birashoboka. No kuvuga ngo Ububirigi bugahabwa inzira bunyuramo n'u Rwanda narwo rugahabwa inzira runyuramo par rapport y'umubaniro n'u Burundi nako n'Ububirigi. Ibyo urugero twabona ni umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa. None se hari igihugu na kimwe kigeze kibana nabi n'u Rwanda nk'Ubufaransa? Abudaka mubwira mu by'ukuri urabizi ko ibyo nawe nzi ko hari agace gato uzi kajyanye na history cyane nk'umuntu wize indimi muri secondaire wize ubuvanganzo akenshi burya hari uburyo uba waramenye ku mateka y'u Rwanda ahanini bishingiye nuko
ibyo by'ubuvanganzo bifatira kuki? Yego ku mateka ku muco. Yego rero ntago wakunda rwose cyangwa waragize n'amahirwe yo gusura ingoro y'umwami ukabuza amateka ya jenoside, ntago wakunda umubirigi. Ndavuga ubutegetsi bw'ububirigi nta muntu wabukunda, nta n'uwabukumbura rwose, yaraduhemukiye niyagiye. Oya ububirigi reka ngubwize kuri uriya Maxime Prévost. Maxime Prévost akora uyu munsi we n'ubuyobozi afite, nzi neza ko butarefureta ubushake bw'ababirigi. Ababirigi bari ubu ngubu ni ukuvuga ngo Maxime Prévost yifata nk'aho ari umukoroni ukiriho ku Rwanda, agafata u Rwanda nyine nk'igihugu cyabaye kolonize. Ibyo rero ni ukwibagirwa ko amateka yahindutse. Oya baraduhemukiye, ababirigi baraduhemukiye, ibibazo byose akarere ibibazo karimo n'ababirigi batanze ibyo bari bafite nabiwabo nuko bameze ni babi cyane rwose. Ni ukuvuga ngo abawalo n'abaframa nibyo bafite, ni ukuvuga ngo ntabwo wabihindura kuri bo kuko niko bateye. So rero ngarashaka kuza mu Rwanda mu kwezi kwa 11 aje mu nama ya Francophonie, aho ibinyamakuru byo mu Bubiligi bivuga biti nyamara u Rwanda n'Ububiligi byaba bigiye kuba bisubirana, birashoboka kuba birebana neza nyuma y'umwuka mubi umaze igihe kuva mu kwezi kwa gatatu. Nibwo ibihugu byarebanaga y'ingwe, benshi rero bakabishya bati nyamara ahubwo iki nicyo gihe cyo kuba ibihugu byakwiyunga. Abaturage bati barakanyagwa Ababiligi ntawo dukeneye, buri waje abaturage ati nta mubirigi. Abanyarwanda se? Yego. Oya ntabwo bavuga gutya. Abaturage b'Abanyarwanda burya Abanyarwanda twashyizwemo umuco, kandi njyewe nkunda ubu ngubu cyane. Uziko no kugenda mu muhanda ugahura n'abazungu basigaye bagenda nk'abaturage basanzwe. Urumva umunyarwanda ntabwo ashobora kujya mu muhanda ngo amenye ngo yite ko uyu ari umubirigi cyangwa se umufaransa cyangwa se ari umuholandi cyangwa iki. Basigaye bagenda ukabona mbega bari kugenda bisanzwe. Njye mbona ahubwo n'utukobwa twabo abahungu bacu ahangaha badutera amadaba kanadutaba mu muhanda. Iyo aferi ndayibona. Iyo ni realite ndi kukubwira. Iyo ni realite ndi kumeze. Ugushatse kuvuga iki? Basigaye muri Abanyarwanda basigaye basuzugura mbega presence y'abazungu ntacyo bibabwiye. Kuvuga rero ngo umubirigi ngo Abanyarwanda bamwanga, hoya ntabyo, kandi ntago bamwanga, ariko ntawe ukeneye gukorana nawe. Aho ibyo kumbwira ngo bakorana, ababirigi bakorana. Okay, ntacyo ahubwo ababirigi, ndashaka kuvuga ubuyobozi bw'ababirigi bwakererewe kumva neza position bugomba gufata, uburyo umubano w'u Rwanda n'Ububirigi ugomba kubuteye muri iki gihe. Ubu ngubu rero nibwo bari kwigarura ngo ati nyamara nubwo twihangazeho turi gutakaza umwanya. Reka twikomeza, ariko duzi ko ubwo duhise dukomeza no muri Fizi ko ntago tugigano cyacu kirenga saa 2 n'igice. Aho ngaho ntararangiza kuri icyo kibazo. Urebye Ububirigi buri no kwitwara neza muri iyi minsi, kubera ngira ngo bateganya ko Maxime Prévost ashobora kuzagera ino. Hari umugabo witwa Philippe Reytens, uramuzi, yahoze ari umwarimu muri Université y'igihugu y'u Rwanda, akaba ndetse ari n'umujyanama wa Perezida Habyarimana. Yanditse igitabo kijyanye ngo na politike y'u Rwanda. Ashaka kujya kugisohora, ariko kubera ko Ububirigi bufite ubwoba, bufite impungenge, urumva ko nyine Ububirigi busa nkaho bushaka gukosora amakosa yabwo, bahita bavuga ati reka da ibyo bintu byo gusohora icyo kugipresenta icyo gitabo ntago tubyemeye. Philippe Reytens yagiye kuri Twitter ye, nsanga yababaye, ati rwose ati ntago nanizi ko Maxime Prévost akorera u Rwanda. Urumva uko ngo Ububirigi buri kwihagararaho bukanga kugira icyo ariko hari n'abari kuvuga ko ibi byose bya Maxime Prévost ari amareshya mugeni cyane, ko reka nkubwira buda amakuru hari nuko Ububirigi bwatanze ikintu bita munition mu Burundi ngo bakubita u Rwanda. None rero wumve ko politiki ibamo buryarya. Yego, uwasanga azavuga ati rwose ndashaka ko tugarura umubano, ndashaka ko tugenda gutya, nyamara afite ni nka wundi gusuhuza ikiganza kimwe kirimo umutwe w'inzoka ushaka kukuruma, cyangwa urutoki rw'igikumwe ruhinzo umutwe w'inzoka. naho u Rwanda se rukaba rwananirwa kubikora rugira gute? kwaki muragusuhuza kandi ku mutwe w'inuza
hari none u Rwanda rwo rukaba rwayoberwa ahantu rufata urwo rukuboko kugira ngo rugumane rukurwe hose u Rwanda ku bintu bijyanye n'iyo politiki ngira ngo ubuyobozi bw'igihugu ibyo bintu burabimetiriza ku buryo bwo hejuru ku buryo butakwirwa butumwanya buvuga ngo ya ngo ntabwo mbishaka ubwo babwiye ati muze yewe icyo mvuga ngenda bivuga ibyo ndavuga tukaturebe realite umubirigi yadepye cyitwa igikoresho mu Burundi yego abo dare utajya bumva ariko igihe tubabwira amakuru hari igikoresho yego ubwo se indege amadrone twavugaga mbere tuvuga tuti amadrone ntiwareba yaje menshi cyane abantu twarabivugaga bakati turabeshya Burundi bugufite drone zino drone z'abarusiya Abarusiya barwanishaga muri Ukraine Burundi burazifite yego Burundi bugira system air defense yego ntago rero ibi bintu buriya niyo intambara yo muri kino gice wemva turigezemo ni intambara ishobora koroha cyangwa ishobora gukomera bizaterwa n'amayeri ya buri umwe ibi tuvuga ushaka kuvuga ngo ibi turangira komeye ngiza aha ariko no mu Burundi nawe akaba yavuga ati turakomeye aha mu gutegereza iki resulta ya nyuma ariko icyo nakubwira cyo minisiyo barayifite pe kandi ababirigi babigezemo iki iruhare ariko amakuru akavuga ko muri no minsi ngo barebana nabi n'u Burundi ariko byose bishobora kuba ari ukwigirisha kugira ngo bagere guteba nuko bagaruka mu Rwanda ngo ndavuga ababirigi n'abarundi ngo bararebana na ubwo muri bo hari umushobora kuprofita uko icyo bavuga cyo kuvuga ngo barebana nabi ngo akaba yagaruka kongera kuyumana n'u Rwanda uko ya Burundi bwavuze ko bugomba gukora ubutegetsi bw'u Rwanda ibyo birazwi byarananditswe yego bwabo bugiye Kinshasa ko bugomba gukoraho ubutegetsi bw'u Rwanda ntago ndayishimigeze avuga ko yisubiye kuzakora ubutegetsi bw'u Rwanda cyangwa se yakinaga oya yavuze ko azafasha urubyiruko rw'u Rwanda gukuraho ubwo butegetsi bw'u Rwanda ubafungirane ako ndayishimiye nawe n'umuti wamenye ndakoreye kubivuga koko hanyuma uyu Maxime ibyo yakoze yatanze sanction ku Rwanda zari zavaho oya ni wese wazitanze yarazitangishije ubwo yatumye Union Européenne ifatira ibihano u Rwanda yego nubwo bazanye ibihano hamwe n'uyu Said bazanye yagarutse Kinshasa nyuma yaho arangira avuga ati nzakora ku buryo muri Union Européenne ikibazo cya Kongo kizajya gihora kiri kuri liste y'ibyigwa yego so nukuvuga ngo Ububirigi bwaradepye pe ahubwo nkeka ko barashobora kuvuga ati tumaze kugezayo buri kimwe cyose drone zagezeyo uzi ko banagerageje kuzaza buri kare ababirigi bavuye za Kindu hose minisiyo niko yamenwaga bahagerageje baje mu Burundi indege zirasimburana zimanuka mu Burundi ababirigi bafashe Burundi kugera no mu bindi bihugu kubona intwaro zindi bashaka gukoresha so Maxime aje i Kigali azaza mu nama gusa cyangwa azicara na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda cyangwa azahura na perezida w'u Burundi ntazaba hari bazaba hari wa Kongo nawe politike Kongo nawe abo bose baba batumiwe politike ni hatari abo bose baba batumiwe n'uwa Kongo azaba hari n'u Burundi bazaba politike ni imbere y'inge keretse nibavuga ati ntaho tugiye ariko ubundi baratumiwe bose alors kuza hariya ni ibintu byoroshye cyane ahubwo ikibazo bazakura ni iki kera hari blague ishaka kuguhamo hari umugabo yagiye abwira undi ku buryo busanzwe ati uriya mugabo ubona mwinshuti kandi ni ubucuti busanzwe ati uriya mugabo inshuti yawe ati ni umusazi pe umusazi ngewe kuva nabaho aha ati uriya ni umusazi ati buriya hari igihe duhura igihe cyose duhuye gerageza kumuganiriza ntabwo ashobora gutaha atankubise atoya ati ngiye mu meranye nk'imyaka 30 ntabwo ibyo byigeze bibaho yego noneho arangije aragenda ambwira ati guma aho ngaho urebe araza aramwegera urumva ndashaka kuvuga l'importance ya contact physique icyo donc kubona abantu bicaranye ni ngombwa cyane kuko amagambo ashobora kuvugana ashobora kugira icyo determina mu bizabesho yego arangije aragenda ambwira ati guma aho ngaho urebe natanteri kofungaye aragenda ambwira ati kuva nabaho nta mbwa nkawe mbona ariko bimubwira buhoro mu gihe wandi yabwiraga ari ku ruhande
ati kuva naho ntambwa abibwira ba mugabo umugabo ava aritakuma ni kofi no mu majigo ngo po wa mugabo aravuga ati yawe kakomana uzi kubyo ibyo yavugaga ari byo koko ati n'umusazi pe ariko ntabwo azi exactement ce qui s'est passé no kuvuga ngo abantu bicaranye hari bazagenda baganira baramuteze umugabo baramuteze bazaganira oya nyine nicyo ushaka kubwira Budara nkanjye pe kubwanjye nkurikije imibabaro abanyarwanda baciyemo bivuye ku Bubiligi ubwo ndahishingira kuri history kuko sinari mpari ariko ndasoma ndanabyumva nta muntu wakwemera kugirana umubano nta munyarwanda uzi amateka y'u Rwanda wakwemera kugirana umubano n'Ububiligi so ntago nabuza abantu kubayo barayo rwose benshi tuziranye b'inshuti zanjye bene wacu babayo bose muziranye baba mu Bubiligi babayeho neza rwose banatunze banatunganire kubera ko baba muri kiriya gihugu ariko kuvuga ngo Ububiligi buze bwongere bugire ukuboko muri politike y'u Rwanda bugira amafaranga butanga bugira inkunga buzana za zindi buzajya buvugiraho kongere bugiye kwirwa buducerereza mu bindi bihugu bindi ntago rwose ku bwanjye wapi yewe ubwo mu minsi yashize nigeze kujya mu ngoro y'umwami nanone ko ari yo gize aho kujyayo ariko Budara nta gusohoka rwose ukunze Umubirigi pe urebye amateka yagize ari amateka rero Ababiligi bakoze reka mubwize ukuri ibintu bibiri byatumye ku Rwanda wenda biba birenze icya mbere amateka y'Ububiligi n'u Rwanda namwe n'abakoloni bose ibyo bakoze muri Afurika nta igihugu cyose cyakolonijwe cyo muri Afurika cyangwa n'ibyo muri Amerika n'Abongereza bakolonije abanyamerika abakoloni bamiriye nabi abo bakoraga muri rusange ibyo rwose nta n'ikintu na kimwe cyiza bagomba kugenera uwo bakolonije icya kabiri Umubirigi we yari afite umwihariko ku Rwanda kuko n'ubundi ntako yari ahagaze ibyo yari atunze iwe nibyo yazaniye umunyarwanda afite amacakubiri amuri mu musokoro ayarazanye ayatereka hano mu Rwanda ati kugira ngo ushobore nta mbaraga yifitiye Umubirigi nta mbaraga afite ugereranyije n'ibindi bihugu biri aho ngaho ariko itiku ryo ryari rihari yararishoboye ese icyo gihe yari gutanga iki mu by'ukuri ko yari agomba gutanga icyo afite ni nk'uko uzajya ubona ukabona umuntu yabayeho mu burere butameze neza warangiza ukamuhereza responsibility yo kubura abantu kandi ntawe azatanga ibyo yakuriyemo ibyo ngibyo Umubirigi buriya ntiwaba uburenganya nibyo bwari bufite n'ubwo usizi niba bwari bwabona ibindi aho yavuye niho hamwinfluencinga nyine ntabwo ibyo afite gusa igihugu cyacu wenda kiba gitekereza ibyiza yego iyo bigeze ahangana nyine mvuga nti igihugu cyanjye sibyo yego gitekereza ibyiza kuko icyambere umuturage asabwa cyangwa uwari wese ni ukwizera ubuyobozi iyo ufite abayobozi urabizera nyine bakakora ibyo ubona bikwiriye kuko akenshi ubuyobozi bwo buhitamo ibiri mu nyungu z'abantu benshi z'abaturage nyine ntabwo bitamo inyungu zabo ku giti cyabo kuko ibikorwa byose byafekitinga abaturage cyangwa se n'igihugu muri rusange babona ko bashobora kumvikana n'Ububiligi it's okay ntabwo bazaba baje kumvikana n'u Rwanda Ububiligi ibyo byose ikintu ushobora guteganya ko gishobora kuba hazaza inama ifite protocol igenderaho bakire prevote n'abandi bose n'abakanada bazaza nabo ubwo bicara aho ngaho baganira muri Carnegie ushobora kuba yarateganyije ati nzavugana na Olivier Nduhungire by'umwihariko birashoboka yabisaba Olivier Nduhungire ati genda sinshaka kuvugana nawe birashoboka cyangwa akavuga ati okay turabonana ntabwo ibyo byabura budareka mu bwizo kuko nka Olivier Nduhungire bijyanye n'umuco kuko buri uko byagenda kose politike nayishingira ku muco w'igihugu ashobora no kubwira Olivier Nduhungire rero ati wo kagira imana we atuvuga oya unsabire mbonane na Perezida wa Repubulika nabyo birashoboka Perezida wa Repubulika ashobora kuvuga ati nta mwanya mfite kuri ibyo ngibyo oya tusla sa paye sa visage nta mwanya mfite ariko muvugisha ashobora no kuvuga ati ubwo Perezida naho ari ureke mvugana na Premier Ministre birashoboka nacyo reka tubitega amaso gusa ngo Prevo afite obligation yo kuba actif ubwo ageze mu abanyepolitike n'abahanga bo baraprofita ryo nakubwiraga nti M23 gutumirwa i Geneve ikajya muri iriya nama ubundi ni chance nini
nuvuga ngo ni chance ubugize kuvuga ngo ndaprofita mvugana na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'aba ndavuga na perezida uyu ndavugana n'umuryango uyu ubonye chano yini ubonye network nimpamagara ngo akanga ndahamagara uriya ikindi yo mugiye kuko urabona nka M23 abantu benshi bayifite amatsiko babifuza kumenya aba bantu ni bantu ki urabona babazungu bakubitwaga b'abanyarumaniya bagiye bavuga ko mu buzima bwabo nta gisirikare kindi bigeze babona ku isi nk'icyo barwanya ari n'ikindi gishoboka reka nkureka nk'urugero u Rwanda na Maroc bameranye neza cyane kandi Maroc izaba ihari Tunisia n'Egypte mu gihe Algeria na Maroc ruhinana basabye se ari nka batanu bati turashaka kureba kuvugana na Premier Ministre na Prévost akaba arimo ibyo wavuga ngo nabwo yaje nyine niho abanyepolitike bera bavuga ngo n'utuntu wandi gutekereza ndi Prévost uko nabipanga nuko nabipanga nabona binaniye nyine kugira ngo mbona naho nkisunga igikundi kifuka kigendamo kivuga ari kijyana mugiye banga muri kuganira muri kuri ka coffee cy'amazi ariko mujye munyibuka ajya muri ngiye nuko nabikora oya politike n'abanyamayire nibyo nkubwira nyine ko byonyine no gusangira agakofi urabona budara kuntu kangura urugero buriya Commonwealth ijya kubera mu Rwanda yego ambasade y'Abongereza yatumiye abanyamakuru yego nyine yagiriye ibinyamakuru nanjye bantumiramo umuyobozi nyine w'igitangazamakuru cyabwiza.com ariko batumira ibinyamakuru biki yego nka 7 cyangwa 5 ndibaza ko nta gutwara benshi TV1 Bwiza TV RBA Imvaho Kigali Today New Times ibinyamakuru bikeye igihe noneho naje kubona ko abazungu babatoroshye burya baraneka turagenda bati Commonwealth igiye kubera mu Rwanda icyo gihe sinzi umunsi mukuru wabaye Abongereza bishingiye ku bwami ibyo byabereye muri Ghana ni ya nkoni yazengurukaga yego babanje kudutumira muri ambasade nyine tujyayo noneho nabonye ko batoroshye buriya kuri Pause Coffee Pause Cafe bazana nk'abantu 2 cyangwa 3 bagomba kuzunguruka kuzunguruka na ambasaderi ugakazunguruka aturaho kana uti mukomere cyane ambasada akakubwira ati umeze neza tumeze neza ati mukazi se naravuze abantu n'abahanga mukazi se ati mukazi ni sawa ati Bwiza mukora neza cyane dukora neza tujya rero mu miyoborere ati meze gute mukora gute nyine ibibaza kubaza muri coffee kandi akagira gutya buke akajugunyiramo akabazo araza kwicambura amaze kunywa agakawa noneho ukajya ubona ko we ari kukwentroja ni buryo bwa intelligence arimo aragukuraho amakuru kandi akwereka ko ari ibintu bisanzwe ni ikiganiro kiraho gisanzwe ndabireba bashamwe muri abahanga kabisa bibaza kubaza ubwo urumva ugize gutya icyo uvuga aho ngaho icyo ugaragaza nyitware yawe iguha inyungu cyangwa se ishobora inyungu abantu rose badutume nk'abanyamakuru kubaza ngo nko kubaza situation yose yo mu gihugu iteye gute kubaza mu mutekano imiyoborere bakakubaza ibintu byinshi icyo gihe harimo n'umuntu ushinzwe governance muri ambasade nawe ubona kuzenguruka mukibaza nabuze ntibisi ibi bintu ngewe nahise mbona ko ni intelligence so bakeneye kumenya amakuru ku gihugu avuye kuri wowe so bivuze ngo rero na bano ba Maxime no kuza nyine akegera nk'umuntu ashobora no kugera umuntu muto cyane wenda yabonye ari kuvugana na minisitiri w'ububanyi n'amahanga cyangwa se yabonye ari aho hafi ari mu bandi ba protocol ateze meze neza we minisitiri w'ububanyi n'amahanga kuvugisha bakavuga se Prévost ntabwo azegera bariya bato oya azegera mushiki wabo kafe cyane ashobora no kumwegera kuri kafe azamugera kuri kafe ko mushiki wabo ashobora kuza ari kumwe na urugero na perezida ashobora kuzaza kuvuga inama kandi perezida ntabwo ananirwa kuganiza mushiki we ati ibintu byabo biri kugenda neza mu kazi ati sawa ati komera so urumva rero Prévost yaba aho ngaho ati nawe komera Prévost nawe mukomere iyo ni scenario uko tubitekereza uko ishobora kuba igenda ngaye nguko rero Maxime Prévost barakubwira ko aje naha mu gihe abari inyuma y'u Burundi ngo bushaka gukora ubutegetsi bw'u Rwanda gusa bakubwira ko Burundi bushaka kuba bwaraciye bugufi ngo buri gusaba imbabazi ntawe uzi uko bimeze cyangwa se bwifuza umubano kugira ngo Burundi n'u Rwanda bongere babane hanyuma Burundi bukaba buri no bavuga ko busaba imbabazi M23 ngo bagire gute nyamuneka turi mufata uvira muzamenye ko natwe duhari Bujumbura ntiyabahuvira idahari oya na uvira nawe ntabwo abo Burundi budahari abaturanyi niko bimeze
aka oya Uvira yabaho Uvira yabuzwa n'ikiko hose. oya reka mubwize ukuri uzi ko uramutse n'uwe mwamufite umuturanyi yahoraga akuzambiriza wazinduka mu gitondo Abakongomani ko bafunze umupaka bafunze huye ko bajyaga bivuga ngo ajye bafunze huye bashyizeho amasaha bakagera gute ntimwabayeho Sonya Gisenyi. oya nta mupaka byose biterwa abakongomani nta mupaka bafunze. Abagande Uganda n'u Rwanda ko bafunze umupaka amaze imyaka ingahe Abdul reka nkubwire ibyo byose bivana ku bushake na politike z'ibyo bihugu. Yego bafunze umupaka abantu bati kawunga tuzayikura hehe, amasabone ya Uganda za Mukwano, amavuta ya Mukwano tuzongera kuyabona. Ahubwo byatubereye opportunity yo gukora. Mwashinze inganda zikora kawunga abandi mugakora inganda zikora amavuta. Tuvuge ko mu Burundi gufunga umupaka byababereye benefique. Burundi wapi nta Rwanda nta n'Uruganda bigeze bakira nyuma yo gufunga umupaka. Burundi bwo bwagize leadership ntazi ukuntu imeze, ariko abaturage baturi umupaka bo imyitwarire y'abayobozi kubyerekeranye no gufunga impaka bibagiraho impact, bibagiraho ingaruka rwose cyane. Na Uvira rero Uvira itegetswe kubana n'u Burundi neza, n'u Burundi butegetswe kubana na Uvira neza. Uvira siyo kibazo, ahubwo uvuga ngo uzabayobora Uvira ni uzatekwa kubana n'u Burundi neza. Uvira yo ni place. It's a place. Yeah, it's a place. Ndashaka kuvuga la population ya Uvira abaturage baho bategetswe kubana nabo neza. N'abavandimwe gushaka gusanga bafitanye ibisanira. Yego. Ariko umupaka wa Uvira uwufunze ukawufunga ubu nguko bati turawufunze nk'ibyumweru 3 ugiye kubukorwa uvugururwa. Uko urabona umupaka w'ubutaka urabyibuka umupaka w'ubutaka ari n'uw'amazi niho wawufunga ngo byorohe. Bavuga n'iki urabyibuka 2018 ati umupaka wa Gatuna urimo uravugururwa. Yego. Tuvuga ko kuvugururwa ati ariko akaza n'irindi tangazo rufati abantu nyarwanda twabagira inama yo kujya Uganda mwicunga yo kutajyayo cyangwa se mukagenda mwicunga bikajya bikagumaho bashaka politiciens. Urumva rero aba politiciens ni atari politike ni game umuturage agomba gufollowinga ibyo umuyobozi wamubwiye. So rero tugiye muri Uvira ari naho embe tuvuga ko imigambi yose mibi iracurirwa Uvira na Bujumbura. Ni imigambi yo kurimbura abanyamurenge n'abatutsi mu gihe ejo bundi umukuru wa Wazalendo yarimo avuga ko bagomba kwirukana abatutsi muri Uvira babahaye iminsi 10. Ubwo abanyamurenge abatutsi b'abarundi nabo bavuzemo bameshuninzemo ngabemerewe kujya muri Uvira. Abahutu b'abarundi bo bemerewe kujya muri Uvira. Abahutu b'abarundi ako si audio ntago urayumva icyo cy'abahutu b'abarundi ntago nacyumvise. Ureka nzi ni turi kuvuga ibi bintu ukagira ngo ni speculation, ni ibintu bihari avuda ni ibintu bihari. Hagati aho tubabwira ko umuturage agahaguruka akavuye Bujumbura bo bemerewe urumva nyine akabayo yemera ati ngendo umuturage. Gasita ye kutoka Uvira sio solution. Bagasita ni bamingi sana Uvira. Ati Gasita kuva muri Uvira sio gisubizo. Gasita ni benshi cyane muri Uvira. Pale Uvira kila mutusi arudie kwa bwatu. Ati solution yo muri Uvira nuko umututsi agomba gusubira iwabo. Kila mutusi solution arudie. Tunaanza operation mutusi. Umututsi wese nagende ngo turangije operation umututsi asubire mu Rwanda. Lima ya Bafulero. Ngo abanyamurenge ngo muri Uvira ntibafite umwanya bajye mu mirima y'Abafulero. Rwanda inaanza mu Uvira. Ile ya Gasita ilikuwa ni mwanzo tu kwa apane Gasita ni bamingi sana. Ati operation yo guhiga Gasita yari mwanzo. Tiba Gasita ni benshi cyane muri Uvira. Ariko byo twavuze civile mutukwa tunajua kama ni civile mu Uvira muri baona balikuwa banavala mateni. Piko bebe ni bapastere bebe banajulikana mu Uvira me balivala mateni juzi na jana. Na leo busubuhi piko bapastere balikuwa navala mateni. Urumva ko barabashyiraho ibyaha byo ngo bambaye amateni abapastere. Uramba iteliza yemu ya Gasita iko ndio solution. Kwa saizi tunaanza operation mutusi aende kwabo. Ngo dutangije operation umututsi ngagende iwabo. Hehe mu Rwanda. Umve 1996 ngo iyo operation bayikoze mu 1996 wakati mwami yetu Lengi angali mzima mzee Lengi. Ile operation ilipitikwa mu Uvira. Tunapatia batusi bote biko mu Uvira, tunabapatia délai ya 10 jours. Kila mutusi mwiko mu Uvira mwende kwenu mutoke mu Uvira. Abuda ni byinshi nagugumya kubishyiraho. Ni byinshi.
ubu rero kubishyiraho rero ntabwo ari 10 jours c'est 6 jours kuko iminsi ine irashize bavuga ibyo ngibyo akenshi ushobora kubifata nka blague ntabwo ari ushobora kubifata nka blague ariko mu gitondo kuri iyo dernier jour ukabona abatutsi bari nta nubwo umuntu aba yifuza ko yabikina cyangwa abyumve bibabaje pe aba bantu b'abazarendo niyo mpamvu ugiye jya avuga ko abazarendo rwose ntaho twahurira pe umuntu ushaka ko navuga umuzarendo ubundi namuvugaho iki ariko ibi bintu ni ibintu twabivuze bigitangira turavuze ati iki kintu gikozwe iki kintu gikozwe karabaye jenoside irabaye ibyo bintu byaravuzwe abakibita ngo n'abazarendo ngo baze ngo bafate imbunda bagira bati iki ni ikibazo utagira ngo nibyo gusa mu Burundi naho barakubwira ko abaturage bamwe na bamwe bamaze guhabwa imbunda mu Burundi se babandi b'indani imbere uruvuga ngo mu Burundi se bavuga ko bafite menace y'iki bamaze guhabwa imbunda nuvanga intambara igera muri Buvira ibi bintu sinzi pe ibintu intambara nigera muri Buvira umunyarwanda wese uri mu Burundi yicunge yazaguhigira umunyarwanda ngo n'amaliste yarakozwe mu Burundi yo guhiga abanyarwanda urumva n'abatutsi nyine bafite ibibazo nyine mu Burundi so urumva ni ikibazo gikomeye cyane ariko ukitwa umunyarwanda umunyamurenge mu Burundi bakubwira ko abadede bamaze iminsi bakora amanama y'ibanga hari abantu bashyizwe ku maliste ariko number 1 n'abanyarwanda hari n'abarimo guhabwa imbunda abantu bamwe na bamwe bakomeye b'imbere ariko turacyafite ambassade mu Burundi banza simbyibuka ariko ishaka ambassade ishobora kuba iriyo ubwo se sigira icyo bitekerezaho izo information bizifite ikagira ni reaction so rero bakubwira ko bateguye ikintu cy'ubwicanyi ruvuga ngo Uvira ifatwa umuntu wese witwa umunyarwanda azatoragurwa uwitwa umunyamurenge azatoragurwa sibyo utagira ngo ibi bavuga muri Uvira no mu Burundi nuko bimeze banza bumve ngo kira mututsi bayende kwa Rwanda sibyo ariko iyo ni menace donc protection ya Uvira ni abaturage bagomba kwicwa protection ya Bujumbogo n'abaturage ndavuga Uvira kugira ngo idafatwa no kugira ngo abanyarwanda badapfa cyangwa se abavuga ikinyarwanda cyangwa se umututsi badapfa nicyo ngicyo ni ikibazo gikomeye ariko abari mu Burundi baze kutubwira abo mfiteyo gusa iyo ni information ihari ubwo abandi twumva urumva ukeneye information ku bantu benshi cyane igihugu cy'u Burundi gifite ibibazo ukeneye ku bantu benshi ariko bakubwira ko bari tayarishije nyine barabiteguye ku buryo imbonera kure ngo ziri tayari mbonera kure nazo se ni iki sinkire ni kamubaza rero nongere ngaruka kuri Prevote presence ya Prevote Kigali bishobora umuntu ashobora kumuhira mu gutwe kumubwira ati biro kore Burundi twari turabizi ibyo se bizahindura iki politike reka twigire muri Fizi gusa igihe ari cyo nuko uko abantu bumviye menace nako mu Burundi bimeze abantu ntago batekanye bose uravuga ati kwanza uri n'umunyarwanda ushyigikiye u Rwanda so u Rwanda ni ikibazo muri kuri bo so twegereze umusozo nuko muri operation yabaye ejo bundi mu Mikenke ku munsi w'ejo umuntu witwa umuzarendo yarakubiswe cyane umurundi arakubitwa FDL arakubitwa muri rusange coalition yarahondaguye abuda yego ukuntu byagenze nibwo baje nyine ku munsi w'ejo abazarendo n'ingabo z'u Burundi bateye Mikenke abateye batera twirwano n'ingabo za metro ho zari ngo zihishe zirabihorera muri no operation yego zirabihorera baraza abarundi ngo bari benshi cyane ikintu cyaje kubona uko barakubitwa abarundi kandi ngo barafashwe hafatwa n'ibikoresho byinshi cyane bavuga ko ni intambara ngo itarigeze imara igihe kinini urumva ko ari contrast rero contradiction n'ibyari biri kuvugwa urabona twavugaga yuko Burundi bushobora kuba buri gusaba imbabazi nge ntago ndabyemera ntabwo biravugwa ibyo bintu ni ibivugwa birabishobora na 30% y'ukuri atari byo ariko batarazihabwa bakomeza akazi kabo kuko cyangwa se batarumvikana bakomeza akazi kabo ubuse Maxime arabura gushyiramo igihato ntahora avuga se ko umubano n'u Rwanda ugomba kuzaza ugomba kuzaza so icyo nshaka kukwereka bakubwira ko bano bagabo baturutse ahantu bita Marude Gipupu na Gitashya
mu baguye hano ngo umwe mu bazwi cyane bazwi cyane wayiguyemo ngo n'umuvugizi w'icyitwa CNPCC uzwi ku izina rya Mbuto y'Abatu Bushire Igo Deramoja. iryo zina ntabwo nashobora no kubivuga. Mbuto y'Abatu nagize ngo ni imbuto y'abantu. Ni Mbuto y'Abatu Bushire Igo mu gifaransa basoma Aigle Deramoja. Dola moja. Yego. Guhaye aho ngaho ntubifite. Dola moja. Nubwo nagira ngo ni nagira ngo ni cy'Espanyol uri gusoma pe. Izina biragize kabisa. Dola moja. Oya ntabwo donc aba ikindi monye tension si la communauté. Hanyuma tukiri Uvira ndabona Justin mpaye indi info ati mu myigaragambye ruka Uvira hambutse imbonerakure nyinshi zivuye i Burundi zijya gushyikira abavandimwe bazo ba Wazalendo, ariko amakuru ava hariya i Burundi avuga ko imbonerakure zahawe intwaro izindi ziri kwigishwa. Ibyo navugaga nyine Uburundi bufite ikibazo gikomeye cyane. Ngewe ari ku kibazo bufite ni kimwe, ubuyobozi bwo muri Afrique Centrale butigira ku mateka yabaye mu Rwanda, ko babonye uburyo ibyo bintu byagenze, kuki badatekereza bati no burya baravuga ngo les mêmes faits, ubwo ni mu France les mêmes faits produisent les mêmes effets. Ibintu bimwe umusaruro wabyo n'umwe n'ubundi. None zibonye abantu barakoze bagafata intera hamwe bakazikora zarangiza zikabasenya, wowe ukajya gukora ariyo nanone formule ukoresha wabuze umutwe gutekereza ibonera kure. So bakubwira rero ko abaturage mu Burundi rwose bitwa abanyarwanda, abanyamurenge bafite ibibazo igihe Uvira izaramuka igezwemo n'intambara. Niyo mpamvu tubivuga abavuga ngo tuvuga Uvira cyane tuzayivuga uko niho amakuru ari. Yego, amakuru ni hari rwose, ntisitwe tunayakora, sibyo? Hanyuma rero Abdara, uyu Deramoja Mbuto y'Abatu ari mu bantu bazwi baguye hariya Mikenke. Hano ngo hapfuye Wazalendo benshi ku buryo mu audio yacicikanaga ku mbuga nkoranyambaga yo Wazalendo harimo abavuga ngo banabawoma kurimbuka. Nibyo bavuga nyine ngo ni ukurimbuka, bararimbutse mu kibembe, niko bavuga ko barimbutse, ngo banabawoma. Okay, ngo bararimbutse, barabarimbaguye. Ibintu by'ababembe ntabwo mbizi rwose nane. Barabarimbaguye hano ngo Evetura yaragiye, sinabikubwiye ukuntu ngo Evetura natwirwaneho barabaretse baraza ngo baricukuye indake. Bo bari baracukuye indake batwirwaneho nayo. Baruva bari barabiteguye kera. No, bacukuye indake barazihunga. Okay. Abandi baza kuzisaka, bazijyamo. Bakuzijyamo babasangamo. Bo barabakosoye ku buryo ababonye kuko bundi Wazalendo yo iri kurira. Burya bayababaye pe. Iyo yikurira abazalendo babura ikintu kimwe gusa, ariko kuvuga ibyabaye mu kuri babivuga uko byakabaye. Yego. Nibyo bagiye gukora bivuga uko byakabaye. Babwira ko rero umwe ngo muri mu bari barimbutse umwe muri abo nyine barimbutse muri muryango wa Yakutumba yitwa Deramoja. Mu itangazo ryatanzwe n'abangaba bantu ba Yakutumba, itangazo ngo ryagiraga riti tumenyesha ababembe ko Deramoja yaguye mu ntambara y'uyu munsi. Yego, indi audio ngo yumvikanye mu Kizarendo yavuze ko kuva batangira kurwana aribwo bapfushije abantu benshi cyane. Ababembe kuva babaho batangira kurwana nibwo barimbutse. Oya ntacyo bari barura. None se ko bakiri guhatiriza bazanapfa. Hano bakubwira ko twirwaneho nayo turabafasha ibikoresho byinshi. Uvuga ngo babaguyemo vuga ngo hagiye hahunze uwo bashaka. Ntekereza ko aba Wazalendo na FCM Petro imirwanire yabo bazajya kwireka donc guhangana ko Wazalendo bataka FCM Petro bazajya kwireka turuva amakariti yabo yarashizemo abasore ko barazinduka, harimo abafite imbunda, hari abafite imihoro,
bati tujye kugaba igitero. Urumva bagaruka itabi iyo ryazamutse bahita buri wese avuga ati twagiye muri operation, bakagaruka babatoboye. Ejo bakongera bakagaruka bakongera bakabatora, barabacyura. Ukubacyura ku kimbaraga. So ahangaha rero abazarendo bakubwira ko bahangayitse bya trop, barahangayitse cyane kugeza ubwo bavuga ati kuva twabaho twarwana ababembe nibwo dupushije abantu benshi cyane. Ibaze ubwo ikiriyo kiri mu babembe ntabwo cyoroshye, namarira barimo baravuga ati muri kutumarisha, ati mumaze kumarisha abana bacu barashize mwarabamarishije. Urumva rero ko ibintu byabaye imberenge bitu binaharibika.